Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Turongeye turagarutse muri wa mwanya wo gusabana n'Imana. Tugarutse muri wa mwanya tugubwa neza mu gusengarwa. Turagarutse, murabizi nitwa Ishimwe Silas, ndi umugabo. Ndagarutse rero kugira ngo twongere tuganire amagambo y'Imana, ari wo wa mwanya wo gusabana n'Imana. Ubange yatanze amasezerano ni nayo nayasohoza. Yatanze amasezerano ni nayo nayasohoza. Reka dusome ijambo ry'Imana ubundi asigaye dukomeze, ntitwizwe tujya mu bintu byinshi, ko tuzi ko yatanga ari inayasohoza bitewe nuko wabanye n'Uwiteka. Reka dusome ugutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo waho wa 4. Ugutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo waho wa 4, ndagira ngo tubareho tuganira turifashisha n'abandi bantu bagiye babana n'Imana ariko bakomereza mu rugendo. Reka dusome, aravuze ngo ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Katwongere dusubiremo. Gutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo wa 4. Aravuze ngo ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Tugarutse tuje kubabwira yuko umuntu wifatanyije n'Uwiteka Imana ntago izamukoza isoni. Uwifatanyije n'Uwiteka Imana nizamukoza isoni. Turareba bamwe bagiye bifatanya n'Uwiteka kubwo gufata imyanzuro yo kuva mu byaha, bigatera Imana kubahozaho ijisho, bigatera Imana kubarwanira, bigatera Imana kubitaho. Iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku bice 28, harimo ijambo rikomeye y'umugabo witwa Paulo bitewe n'ibibazo yarahuye nabyo. Iyo usomye ku bice 28 umurongo wa 5, harimo ijambo rivuga ngo akunkumurira icyo gikururuka mu muriro. Icyo ni igihe cyari gifashe Paulo, ni inshira. Ese Paulo byari bigenze gute kugira ngo ayikunkumurire mu muriro? Ubundi iyo dusomye kiriya gice cy'ibyakozwe n'intumwa, twumva amakuru ya Paulo. Paulo uyu nguyu kuko yomatanye n'Uwiteka. Uyu Paulo igihe kimwe yari amaze ngo gufungurwa, amaze imyaka 2 afunguwe, arangiye agera ku kirwa cyitwa Merita, aho ngaha bari agiye ku Roma. Aragenda yinjira mu nkuge cyangwa mu bwato. Uyu nguyu Paulo ndi mu kubabwira, mbere yuko yinjira mu bwato cyangwa mbere yuko yinjira mu nkuge, yari yamaze kumenya amakuru, yari yabwiwe amakuru yibiza kubera mu bwato, y'ibintu biza kubera mu nkuge. Imana ishimwe, mwebwe abifatanyije n'Uwiteka nimuhagarika umutima. Iyo mwiringiye, iyo mwizeye, izajya ibaha amakuru uko bwije uko bukeye. Uyu Paulo ajya muri iyi nkuge, ajyamo afite kondisiyo yagiranye n'Imana, iby'Imana yamubwiye, kuko yabanye n'Uwiteka. Ni ibihe Imana yari yamubwiye ngo we Paulo umenye yuko iyi nkuge ugiye kujyamo muraza kugeramo hagati ubwato buze kumeneka, ariko nta muntu n'umwe uza kugira ikibazo. Abantu bari kumwe nabo bari abantu bagera kuri 276. Uyu Paulo ngo arinjira muri iyi nkuge, ngo akigeramo, Imana ishimwe, akigeramo, akicaramo. Mwibuke uyu ni Paulo wa wundi wafatiwe i Damasiko agiye kwica ubwoko bw'Imana. Ariko Imana yo mu ijuru irareba, iritegereza, iravuga ngo kucyarusha ubwoko bwanjye ari we Yesu. Paulo abwira Yesu, aramubwira ngo Paulo nduhiriza iki? Nta kindi cyabaye. Uyu nguyu Paulo ngo yakubiswe n'umucyo n'umuriri, ngo yikubita hasi, arangije ngo yumve ijwi ry'Imana. Imana ishimwe, iramubwira ngo Paulo uruhiriza iki ubwoko bwanjye? Uturwanyiriza iki? Ni iyihe mpamvu? Paulo arangije ngo yemera ijwi ry'umubwiye ari we Kristo. Imana ishimwe, uyu Paulo nta kindi cyabaye. Ngo abari bari kumwe nawe babonye umucyo ariko ntibumvise ijwi. Uyu Paulo kuko yari amaze kumenywa n'Uwiteka, Imana yamaze kumumenya, yahise yumva ijwi. Arangije n'umucyo mubaho, yumva ijwi rimubwira ngo ajye kwa Ananiya. Nari ndi mukubabwira aho Paulo yafatiwe, ngo ajye kwa Ananiya muha amateka. Ntabwo nirirwa mbitindaho,
imana ishimwe ko ijya tumenya, ikamenya aho idukura, ikamenya n'aho itujyana. Wihagarike umutima nshuti yanjye, ibyo wavuyemo nibyo byinshi, n'ibiguhiga ni byinshi, ariko Uwiteka afite umugambi mwiza wo gukura muri ibyo byaha nk'uko yabikuye muri Sawuli. Imana ishimwe, Uwiteka afite umugambi mwiza. Uyu rero witwaga Sawuli akaba asigaye yitwa Pawulo. Uyu nguyu yageze ngo muri ubu bwato nta kindi cyabaye, ngo ikibazo kiraba, ngo umuyaga uba ari mwinshi. Ntabwo nirwa mvuga iby'imiyaga, ariko harimo umuyaga umwe witwaga Ruhuma. Uyu muyaga ngo warabazunguje, ngo bagera aho babura inzira, abasare ngo biranga, babura icyerekezo, ngo baragasha biranga, babura icyerekezo. Mu minsi 14 bamazemo, ariko Uwiteka yarahabarindiye, ngo babonye bikomeye, ngo Pawulo ageraho, ngo Imana imubwira ngo haguruka ubabwire yuko nta muntu n'umwe uza kugira ikintu aba, nta muntu n'umwe uza gupfira muri ubu bwato, nta muntu n'umwe uza gupfira muri iyi nkuge. Imana ishimwe, hejuru y'ibiguhiga, hejuru y'ibane byagucanze, Imana ishimwe irahari yo kukurwanira. Imana yo mu ijuru ishoboye byose, y'ubwayo iracyahari, y'ubwayo iracyakora, y'ubwayo iracyategeka. Imana ishimwe iyakurinze cya gihe na n'ubu iracyahari, yaguhagazeho cya gihe na n'ubu iracyahari. Imana ihimbazwe. Witinya, wihagarika umutima, wikwiheba. Igihe kimwe hari umugore witwa Foyibi yaratuye mu gihugu cy'Ikorinto, ngo yacuruzaga ibiringiti. Uyu Foyibi ngo agiye Yerusalemu, hari ku munsi intumwa zari ziri Yerusalemu zuzuye umwuka wera, ngo zuzura umwuka wera, ngabonamo abagabo buzuye umwuka wera, abonamo abandi buzuye umwuka na nyina wa Yesu yari ahari. Ngo abitegera abanga ibiringiti, reka mbibitse ndeba aba bantu uko buzuye umwuka wera. Imana ishimwe, ngo araza aritegereza uyu Foyibi. Foyibi ngo arabitegereza, aravuga ngo nihagira uwuzura umwuka wera ntaramubonye ahangaha, nta kintu azambeshya, namaze kubirebera, nababonye nabitegereje, ntawe uzagira icyo mbeshya. Uyu Foyibi ngo aritegereza, arangije ngo yumva Petero ngo atangiye kuvuga mu ndimi, yuzuye umwuka wera. Ngo bari baraho, bari bategereje yuko, ngo bari bategereje ngo barebe abo bagabo buzuye uwo mwuka we. Ngo hari abagize amakenga, baravuga ngo hari inzoga banyweye, kandi icyo gihe inzoga zafunga, banywaga inzoga igihe cy'amasaha 8, ariko ngo umwuka wera bawuzuye saa 3 za mu gitondo. Ngo Petero avuga ngo mwabagabo mwe mwebwe muri aho, ntabwo twanyweye inzoga, musanzwe muzi yuko utubari tudafungura aya masaha. Arababwira ngo twuzuye umwuka wera, ni wa wundi mwice mukamubamba, ni utumye twuzura umwuka wera. Uyu Foyibi ngo arabitegereza, aravuga ati okay, ubwo bigenze uku nguku, nzajya cunga undi uzajya umbeshya, namaze kubibonera. Imana ishimwe, kijya imenya umuntu yatoranyije, yarangiza ikanamumenya, ikanamukomeza. Uyu yatoranyije nayo imufiteho umugambi. Uyu Foyibi ngo arataha, aragenda agera i Korinto. Ageze i Korinto, Pawulo igihe kimwe ngo ajya i Korinto, agenda avuga ubutumwa. Uyu Foyibi ngo ajya kureba uwo muntu wahageze, ngo yitegereje abona ni Pawulo. Aravuga ati wowe ntabwo wari uri Yerusalemu, nakubonye ntabwo wari uri Yerusalemu. Ngo arangije aragenda abaza Pawulo, aramubwira ngo Pawulo, ndagira ngo umbwire impamvu wowe uvuga ubutumwa ko nigeze nkubona Yerusalemu mu bantu buzuye umwuka wera. Ubundi wewe wari uri hehe? Ubundi wewe wakoraga iki? Wabaga hehe? Mbwira. Pawulo amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo yujuje bari abagabo umwuka wera. Iyo niyo nahuriye nayo mu nzira zijya Damasiko, iyo niyo nahuriye nayo mu nzira zijya Damasiko. Irangije inkubita ijisho, irarimena, irangije iramubwira ngo ninjye kwa Ananiya. Iyabujuje umwuka wera, iyo niyo nahuye nayo. Imana ishimwe, iyarengeye abandi nawe yakurengera, tabere wayasita, iyagwaniriye abandi nawe yakurwanira. Wihagarika umutima, wikwiheba. Yesu aracyafite umugambi mwiza kuri wowe. Ufite ubwoba bw'iki? Yesu aradukunda, Yesu aradukunda, Yesu aradukunda. Umwami ahimbazwe, umwami ashimwe. Idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iracyakomeje gukora akazi. Idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iracyakomeje gukora akazi. Uyu Pawulo ngo muri iyi nkuge yararimo, ngo atinana n'Imana, ngo arabibabwira, ngo ndetse bamwe baramuseka. Reka baguseke, iyo wamaze kumenya iruta abantu, reka bagutesha agaciro. Imana wizeye iracyakora ku manywa na nijoro. Wihagarika umutima, Yesu afite akazi ko kurengera.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwami wacu udakangwa n'iminsi n'ibihe, ashoboye byose. Turi ku ijambo rivuga ngo yatanze amasezerano n'ubu yayasohoza. Humura witinya, yatanze amasezerano yo kuguha gutwita niyasohoza. Nimuhagarika umutima, Yesu ni umwami. Nimuhagarika umutima, Yesu aracyashoboye. Nimuhagarika umutima, atuye ahirengeye hagati y'ibizima biravuga ngo nuwe, ariko wowe ufite ubwoba bw'iki? Yesu ko akomeje akazi, akomeje akazi ko kukurengera. Witinya, wikwiheba, nshuti y'Imana, Yesu aracyakomeza akazi. Uyu Pawulo ngo arangije nta kindi cyabaye. Pawulo hari ikintu cyanejeje ngo muri uku kubibabwira aba bari kumwe mu bwato, ngo barangije baramuseka baramupinga, ariko yari yabimubwiye, yari ishoboye byose. Icy'Imana yavuganye nawe nizagikora, nta muntu wagikora. Iby'Imana yavuganye nawe iza topese kita. Uwiteka avuganye nawe, ngico yavuganye nawe ntabwo yakwemera yuko gitagaciro, keretse wowe nuva mu masezerano nta mpamvu. Ariko umwami wizeye ntabwo azagukoza isoni. Umwami wizeye ntabwo azagutererana, ahubwo agufasha ukuboko, aragukomeje. Muri ibyo aravuze ngo Yesu aramfata akankomeza. Imana ishimwe, umuntu yafashe akamukomeza ntabwo ajya murekuriraho gusa, agira n'icyo amupangira. Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru, Imana idakiranirwa ngo ibagire imirimo nawe ntigusiga. Imana ishimwe ngo barangije ngo inkuge ngo babura uko bambuka, ngo biba ikibazo. Ngo ariko Uwiteka yari yamaze kumenya impamvu, yari yamaze kumenya ibanga. Ngo bafata ibyo bari bafite bavuye kurangura, ngo babijugunya mu nyanja kugira ngo barebe ko amato yareremba. Ngo ariko ngo biranga, kubera ko icyo Pawulo Imana yari yamaze kumucishamo, Yesu yari yamaze kuvugana nawe, cyari gusohora byanze bikunze, kugira ngo gukomera kwa Pawulo kugaragare muri abo bantu. Rega Imana yavuganye nawe izagisohoreza hagati y'abatabishaka. Imana yavuganye nawe izakurinda hagati y'ibiguhiga. Imana yavuganye nawe wihagarika umutima, Yesu aracyafite umugambi. Umva mama, umva muvandimwe, umva nshuti yanjye, umva. Sinitaye ku byagutesha agaciro, sinitaye ku byaguhagurukiye, sinitaye ku bya dobese kita, sinitaye ku mbaraga zakurwanyije, nitaye ku Mana yakurindiye hagati y'imbaraga. Imana ishimwe, sinitaye, reka mbisubiremo, ntabwo nitaye hagati y'ibyakurwanyije, sinitaye ku byaguhize, sinitaye ku byagutesha agaciro, nitaye ku Mana yakurindiye hagati y'imbaraga zakurwanyije. Iyi iracyakomeje akazi, iracyakomeje akazi. Ni umwami udahemuka, ni umwami utabeshya, ni umwami wo kwizerwa, ni umwami ukiranuka ku manywa na nijoro. Wowe ufite ubwoba bw'iki? Ngo barangiye kubijugunyamo, nta kindi cyabaye. Ngo ubwato buranga ngo burameneka. Ngo muri uku kumeneka kwa, ikintu cyantangaje, umukuru wari ukuriye ubwato aravuga ngo abantu bose bazi ko ngo batonde umurongo bagenda bambuka boga, ariko batabizi bafate udusate tw'iyi nkuge bari two bambukiraho. Umva ikintu cyantangaje, iyi Imana igufiteho umugambi, iyi Imana ishaka kugukomereza hagati y'ibiguhiga, komereza hagati y'ibyaguteje agaciro. Isezerano yasezeranye nawe irarikomeza byanze bikunze. Wihagarika umutima nshuti yanjye, Yesu aracyakomeje akazi. Ijambo twasomye ni ijambo rivuga ngo ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi, mwo gutinya, mwo guhagarika umutima, muracyariho. Ibibahiga bihari, muracyariho. Ibibarwanya bihari. Ngo barangije ngo barambuka. Ariko ikintu cyanangaje gikomeye, kubera Imana yari yavuze ngo irabarinda, abatazi koga bafashe akababari k'ubwato, akabaho k'ubwato, ngo bakogeraho mpaka bageze hakurya. Imana ishimwe, Imana ihimba, yabarindiye ku kababari k'ubwato. Umva nawe nshuti yanjye, umva muvandi, umva muntu w'Imana. Imana yakurinze mu busabusa, yarakurinze. Imana ishimwe, iyakurinze cyagi na n'ubu iracyakora, iyakurinze cyagi na n'ubu iracyari imbere yawe, iyakurwaniriye na n'ubu iracyakomeje kurwana. Wihagarika umutima, Yesu akomeje akazi. Imana ishimwe, wihagarika umutima, Yesu akomeje akazi. Wihagarika umutima, Yesu akomeje kukurwanirira. Wihagarika umutima, ibyaguhigaga Yesu yamaze kubimenya. Aravuze ngo aje kukurwanirira, aravuze ngo aje kukwitaho, aravuze ngo aje kukubaka, aravuze ngo aje tebo sebonema, aravuze ngo kugucira inzira ahatari inzira ze kuhaca inzira.
uwiteka ashimwe, uwiteka ahimbaza. Ngo Imana kubw'itegeko kubw'ijambo yari yabwiye uyu Pawulo, kubw'ubumwe bari bafitanye, kubwo komatana n'uwiteka, Imana ishyigikira icyo Pawulo yavuze, ngo bambukira ku bwato. Imana yakurindiye ku bwato, Imana yakurindiye ku kantu gaciriritse, Imana yakurindiye mu busabusa. Iyi yakurinze iracyahari kandi iracyashoboye byose. Turayishimiye Imana yacu, dushimiye ko ishoboye byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dushimiye umwami udakiraninga ngo yibagirwe imirimo, aracyakomeza akazi. Witinya, wihagarika umutima, umwami wiringiye ashoboye byose. Ngo uyu Pawulo ngo bamaze kwambuka, ngo bageze hakurya, ngo bacana umuriro. Pawulo aravuga ati reka nanjye ngende ncana uwanjye. Ngo aragenda acana uwe, ngo aragenda afata ikivovo cy'igiti, ngo arakizana. Ngo igihe kigicanye, ngo hasorokamo igikururuka. Niko Bibiliya ivuga. Ngo iki gikururuka ngo yari incira, ngo imufata ku gikonjo. Ngo barabirebye, barebye uko imufashe, baravuga ati wacitse inyanja, ariko iyi ncira ntabwo yicika. Baravuga ati mumwitegereze, murebe ukuntu agiye gupfa, mumwitegereze, murebe akaga agiye guhura nako. Ariko humura, iyo wizeye, iyo wiringiye, iracyakomeza akazi. Ariko humura, iyo watindanye nayo, iracyari kumwe nawe. Humura, witinya, Imana wiringiye, iyo wifatanyije nayo ntabwo izagutesha agaciro. Ngo uyu Pawulo ngo arangije, ngo agikunkumurira mu muriro. Imana ishimwe, ibyo dayimoni yaguteje, Imana itanze itegeko rivuga ngo injira mu bihe byo gusenga, wirukana abadayimoni. Injira mu bihe byo kwegera Imana, wirukana abakonikoni. Injira tebo sebonema. Imbaraga zinesha, imbaraga zitsinda ziri mu gusenga, ziri mu kwegera Imana. Va mu kajagari, egera Imana. Va mu biguhiga, egera Imana. Pawulo ngo arangije, ngo agikunkumurira mu muriro, ngo mukunkumura mu muriro, ngo arangiye gukunkumura mu muriro, ngo kigwa mu muriro. Ngo abari baraho bamwitegereje baravuga ati ko tureba nta kintu abaye, nta kintu abaye, tubonye nta kintu abaye. Baravuga ati ubwo itamwishe, ariko ubumara arabusigaranye buraza kumwica. Umva ikintu cyantangaje kirimo muri ibyo ngibyo. Bari bazi yuko yicwa n'ubumara, ariko iyamurinze, iyamuhamagaye, iyamurindiye muri gereza, iyamurinze cya gihe, iyamutayabonema yasika, iyamufashe ukuboko, iracyari kumwe nawe, iracyari kumwe nawe. Numva nawe mama, umva mushiki wanjye, umva muvandimwe, umva mukuru wanjye, Imana ivuganye nawe, iravuze ngo iyakurinze cyagi iracyari kumwe nawe, iyaguhagazeho cyagi iracyakurwaniriye, iyakurwaniriye cyagi iracyakubereye maso, izaziringanize ahataringaniye, izacamo kabiri ibyuma by'ibihindizo. Reka dusenge, turi mu mwanya wo gusabana n'Imana, tubwira Imana ngo yongere ikubake, yongere igusane, ibiguhiga ibihige. Twari turi ku ijambo rivuga ngo mwebwe abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese. Uyu munsi muriho abarozi bariho, muriho ibibahiga bihari, ariko Imana ishimwe ko yabarindiye hagati muri byo. Iyo niyo izabarwanirira ku manywa na nijoro. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije gukomera, mbifurije kugubwa neza. Buri muntu wese wumva iki kiganiro azarushaho kugubwa neza muri Kristo Yesu, kandi biguhiga Uwiteka ibikurwanya Uwiteka mu Rwanda. Reka dusenge. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ishoboye, uri Imana itangaje. Niwe warinze Pawulo uramurinda agikunkumurira mu muriro. Ngo abari babibonye babona nta kintu abaye, baravuga ati ubumara buraza kumwica, ariko nabwo ntibwamwica. Barangiye baravuga ati wenda ujye gusengera nyirabukwe wa Simoni. Ngo baramujyana kubw'ibitangaza Imana yari ikoze. Wari bitangaza mu bantu bose bazumva ibiganiro, bazumvira ijambo. Uzabakomeza abifatanyije nawe, ubarwanirire, abiri kumwe nawe, ubiteho, ibibahiga ubihige, bibarwanya ibirwara, imbaraga zinesha no kuziza ubuzima bwabo, kandi bakangurire kubegera kurusha uko abantu babegera. Urakoze kuko uri Imana ishoboye byose. Tugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.